uhawe ikaze Professor Charles Kambanda muraho. Muraho neza bwana James, murakomeye. Turaho kandi twishimiye kuba turi kumwe namwe muri studio muri aka kanya, tukaba tugira ngo bamenyeshe ko impamvu radio ifuje kuvugana namwe ari ukugira ngo mufashe abanyarwanda gusobanukirwa ibintu bitandukanye biri mu byo Kagame amaze kuvuga mu kanya, mu gihe yari mo kuvuga ijambo ngo ryo gutangiza umuhango wo kwibuka jenoside ku nshuro ya 27, jenoside yo muri 1994 yo mu Rwanda. Bwana Professor Charles Kambanda, ku kibazo cya mbere ari nacyo turi butindeho ngira ngo gake, Perezida Kagame yagaragaje yuko hari ikibazo cyo kwemera inyito ya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994, ndetse avuga yuko byatinze kugira ngo yemerwe. Avuga yuko nubwo yaje kwemezwa ko ari jenoside yakorewe abatutsi, yuko na n'ubu hari abantu batari bemera yuko ari jenoside yakorewe abatutsi, ko ngo barimo kurwana no kuyihakana ndetse no kurwana no kuyemera. Hano ndakeka yashaka kuvuga nk'ubushize Amerika, ubwo uhagarariye Amerika muri ONU n'uhagarariye ubwongereza muri ONU, ubwo baherutse gusora amabarwa ahakana yuko, avuga yuko badashyigikiye habe na gato inyito ya jenoside yakorewe abatutsi, bavuga yuko iyo jenoside yaguyemo abanyarwanda b'amoko yose, b'abatutsi, b'abahutu ndetse n'abatwa. Ariko banagaragaza yuko byanakozwe mu buryo bufifitse, mu buryo bushobora kuba butemewe. Sinzi icyo bashaka kuvuga. Professor, wowe Professor, urumva ibyo Kagame avuga ari nta makemwa, ari ntacyo, ari byo koko abantu bakwiye kumva, bakwiye kwemera? Ijambo rye Professor. Murakoze. Wenda reka mbanze nsobanura aka kantu kwanza kugira imbere yuko tuganira ikindi kibazo. Ibyo Kagame yavuze, ibyo muvuze ngo abanyamerika bavuze ko ari ibintu byakozwe mu buryo butujuje amategeko. Burya abanyarwanda bagomba kubanza kumenya hari resolution zibiri zitandukanye za UN General Assembly, emwe ya 2017 endi ngira ngo ni ya ko habaye ikibazo cy'itumanaho. Professor Charles Kambanda, ko habaye ikibazo cya connection, ariko ndabona agarutse. Professor, wakomeza, waruvuye muri studio ariko uragarutse, ushaka komerezaho warugejeje? Yes, abanyamerika kwanga eri nyito n'abongereza, ariko ngira ngo kugira ngo abatumva bakurikire kurushaho, reka tubanze tuvuge nanone ikibazo muri rusange, noneho tugaruke kuri iki kibazo. Nari natangiye mvuge iki kibazo in particular, reka noneho mbanze mvuge muri rusange ikibazo abantu barusheho gukurikira. Aya magambo Kagame avuze akunze kuvuga n'abantu batandukanye, bavuga bati buriya bwicanyi bwitwa jenoside yakorewe abatutsi, apana ikindi, irindi zina ngo kubera ko ni yabyemeje. Ejo bundi numvise n'umunyamakuru wa BBC mu Kinyarwanda avugana na bwana Twagiramungu,
nawe avuga ati eyo ndiyo tegeko ngo na oni yabivuze. Bwana Twagiramungu ntabwo yasobanuye umunyamakuru kubera ko Bwana Twagiramungu atari umunyamategeko, ariko nifuza ko muri iki kiganiro nabyo tubisobanure. Nanone ejo nabonye ikiganiro gikomeye cyane kuri social media, kuri Facebook, bavuga ibintu ngo Madame Ambassador Charlotte yavugiye kuri radio Tawuka avuga ati twewe ne tufata ubutegetsi tuzajya muri oni tubabwirire nebe bashobora kwemeza na genocide y'abahutu. Bamututse numvise bavuga ati n'inkunguzi, ariko nabikomentinze wumvuga ati ngo abanyarwanda kumenya umucyo wo kutita abantu amazina kubera ibitekerezo byabo. Niba Madame Mukankusi yavuze ibyo, wowe kumuvuguruza vuga ibitandukanye nibe yavuze onabitangire impamvu zumvikana. Iyo niyo deba, niwo mucyo wa debate, apana gutukana. Ariko none reka dusobanurire ikibazo tuva mu mizi. Eske ni inshingano za oni kwemeza ibyaha fulani ko ari genocide? Iki kibazo maze gusobanurira kukangahe, ariko nshaka nanone ngisubiremo. Ntabwo biri mu nshingano za oni, kandi oni ntabe bifitiye n'ubushobozi n'ubumenyi bwo kwemeza ko ibyaha ABCD bigize icyaha cyitwa genocide. Ntawari oni ntabe bifite ubushobozi, ntabwo efite iyo manda. None se Professor, uvuga ngo oni ntabwo ifite iyo manda, kandi General Assembly ya oni yamaze kubyemeza, Kagame akaba yemeza abantu ko byabaye itegeko? Reka mbikusobanurire. Ibikorwa cyangwa ubwicanyi X na ABCD biba genocide iyo byujuje erema z'icyaha cya genocide. Kuba kwemeza ko ibyaha ABCD ari genocide ni ikibazo kireba amategeko, kimwe no kuvuga ngo ibyaha ubwicanyi ABCD bugombye kwitwa murder cyangwa manslaughter cyangwa genocide. Ubu bwicanyi ibyo ntabwo byemezwa n'umunyapolitiki, byemezwa mu mategeko. Itegeko rigena iki cyaha tureba erema zaryo, noneho tukemeza ruti ibi byaha bizuze izo erema bigombye kwitwa ubwicanyi bigombye kwitwa murder, manslaughter cyangwa genocide cyangwa n'ubundi bwicanyi. Bityo rero kuvuga ngo oni yemeje ubu bwicanyi ko ari genocide yakorewe abatutsi ngo ni ntakuka, ngo ni tegeko, ntabari byo. Yewe nta cyemezo cya oni gihinduka itegeko mpuzamahanga cyangwa itegeko ibihugu bigize umuryango wa oni. Ntacyo. Umuryango wa oni ni urwego rwa politiki and administrative, ntabari urwego rw'amategeko. Ni ukuvuga yuko ntabari urwego rw'ubutabera. Professor, urashaka kuvuga yuko kuba General Assembly ya oni yaremeje inyito iyo umushinga wa Kagame na FPR wo kwemeza ko ibyabaye mu Rwanda ari genocide yakorewe abatutsi bikinzwe na General Assembly, bidashobora guhabwa agaciro nk'uko byaba byemejwe n'urukiko, kuko uvuga ko ari rwo rwonyine rubifitiye ububasha bwo kubyemeza? Tubanze tugende gahoro kubera ko turi gusobanura ibintu bikomeye. Nshaka ko abantu badatakaza flavor bagombye kumva. Ebyo turabiganira mu kanya, ariko nshaka ko tugenda gahoro abantu bazo.
rwose nta kibazo. nta cyemezo cya ONU gihinduka itegeko mpuzamahanga. Nta cyemezo cya ONU gihinduka itegeko ku bihugu bigizwe ONU, kubera ko ONU ntabari urwego rukora amategeko. ONU ni urwego rwa politiki efite aho ebugamiye toujours. Ni nayo mpamvu nta cyemezo cya ONU kibaho cyitwa ntakuka. ONU ntabe gifata icyemezo cyitwa ntakuka. Ibyemezo bya ONU byo igihe cyari cyo cyose bitewe n'ukuntu politiki mpuzamahanga induse. Yewe ONU ishobora no gufata icyemezo yivuguruza cyangwa ivugura icyemezo cyayo cyanyuma bitewe n'aho politiki mpuzamahanga igeze. Ariko noneho ibyaha bigize ibikorwa bigize icyaha cya jenoside uruha muri context ya politiki. Ibyaha bikora icyaha cya jenoside bikorwa na groupe efite ubutegetsi kandi ekomeye. Nta groupe ishobora gukora jenoside edakomeye. Groupe cyangwa igihugu cyangwa ubuyobozi bukora jenoside bugombye elima ya mbere bugombye kuba bukomeye bufite control. Nayo mpamvu aho niho bantu batangira gukemanga ibintu byabaye mu Rwanda. Nta kuntu ubutegetsi bwari mu Rwanda kiriya gihe bwashoboraga gukora jenoside kiriya gihe. Nta ngufu bwari bugifite. Nta muntu ukora jenoside udakomeye. Nta groupe ukora jenoside, kandi jenoside ni icyaha kiri organizational. Ni icyaha gikorwa muri organizational framework, kandi gikorwa mu gihe groupe ekoze ibi byaha efite ingufu enafite abayishyigikiye benshi. None se professor, kuvuga ngo ibyago ngo ntibishoboka ko iriya leta ishobora kuba jenoside kuko itari ikomeye, ariko Ubwongereza na Amerika bikaba byemeza yuko ibyabaye mu Rwanda ari jenoside, nubwo byo bitemera yuko yakwitwa jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho reka tubanze tugende gahoro. Ni nayo mpamvu nshaka ko umpe umwanya nsobanurira abantu, kubera ibintu biri technical. Rwose urawufite umwanya. Ntabari ibintu ndi busobanure tugenda tufata ibintu tukubita hano na hariya. Nshaka abantu babyumva bibe systematic. Noneho rero kubera ko ibyaha bya jenoside, icyaha cya jenoside kikunze gukorwa n'abantu bafite ubutegetsi kandi bakomeye, bitavuze ko bashobora gutakaza iyo status yo gukomera nyuma y'ibyaha, ariko mu gihe babikora bagomba kuba bakomeye. Kubera ko jenoside ni plan. Icyaha cya jenoside gikorwa ni plan. Design yabayizwe neza, ituruka hejuru ikamanuka hasi muri compliance ikomeye cyane kugera hasi muri base. Mu gihe abari hejuru bafite command kugeza muri base, ntabwo ushobora kuvuga jenoside. Ntabishoboka, kubera ko genocide ni icyaha gikorwa muri cadre systematic, kandi gikorwa n'abantu bafite control kuri pyramid. Abake baraplaninga iyo plan bakayimanura hasi, igashobora mu bikorwa n'abantu bari hasi. Noneho muri iyo context ya politiki ekorewa mu jenoside, bikunze kuba ko ONU egira icyo evuga kuri ibyo byaha.
ni nawo oniyingiriramo oni egire cyo evuga mu buryo bwa resolution cyane cyane ariko noneho icyo oni yavuga cyose kuri ubwicanyi ubwacyo ntabo kihinduka itegeko oni ntabeba eje kujena itegeko eba yingiyemo kuri ku rwego rwa politiki kandi politiki efite awo evugamiye yewe n'icyemezo turi kuvuga General Assembly ku cyemezo cya genocide yo mu Rwanda Professor uze gukomereza kuri General Assembly unasobanurira abantu ku buryo ugaragaje ko ibyivuze iba resolution ariko itabari itegeko kidashobora gusimbura itegeko icyemezo cya General Assembly ariko yemeje no munsi wo kujya hibukwa iyo genocide yakorewe abatutsi nabyo bize kugira icyo bivugaho Professor. Yes sasa kubera ko General Assembly cyangwa oni ekora mu rwego rwa politiki ifite aho evugamiye ekora nanone mu nyungu z'ibihugu bikomeye posiyo zayo zikunze kuba zishigikiwe cyangwa ziri muri line ya politiki y'ibihugu bikomeye nayo mpamvu muri 2017 Kagame yifashije Israel niyo yajyanye iyo resolution muri General Assembly ariko nanone mwibuke ko kiriya gihe Israel yaremerewe nabi Netanyahu yari afite ikibazo cyabimukira bari muri Israel abantu baba extremist bo muri Israel bavuga bati ntabwo tuzagutora ugifite aba bantu cyane cyane abirabura basubizeyo utwereke ko ukomeye bibi Netanyahu yahise ajya kwa Kagame na Museveni bakumvikana bati mumfashe aba bantu muvize uwo mwanda nanjye nzareba ukuntu mbigenza Kagame ati bazane ariko nanone kugira ngo mbikwemerere nanjye nyuzamo akantu kagiye nshaka muri oni ati nakahe ati nshaka ko ziriya nyana zimbwa zumva neza ko ibyabaye ari Tutsi genocide kandi oni ebyemeza kandi oni ekoreshe eyo nyito nuko bajyanye iriya resolution bakanavuga ko oni enasizeho umunsi wo kwibuka iyo nini nuko byagiye noneho rero nyuma muri 2020 habayeho indi resolution nanone yakoresheje ijambo Tutsi genocide ibi byagiye gute bamaze kunyuzamo iriya y'abayizaya nibazo Kagame yagiye ajyana n'aba bazungu Israel ntabwo yagarutse muri 2020 ntabari yajyanye kiriya kinini iyo resolution yabaye sponsored na African Union ngirango kimwe mu gihugu cya Afrika ngirango nicyo cyamusponsorinze cyangwa mu gahugu kabirabura ko muri South America ngirango nako gatoya kabinyuze kabijyanye muri oni ariko noneho Kagame yashakaga iki Kagame yongeyemo ko hagombye gushyiraho ikigega cya oni etanga amafaranga ku Rwanda nuko iriya resolution ya kabiri yanditswe Kagame yabikoze na African Union iyo afatanyije n'uriyo mudamu wo muri Nigeria umwasista wa Secretary General uriyo mudamu wo muri Nigeria n'inshuti ya Kagame cyane bavuga ko amwana amafaranga no lobbyist we babikubisemo bakabyemeza aho niwo Amerika yarakariye
Amerika ivuga ati c'est pas possible. Kwanza iriya nyito tuyifiteho ikibazo. Cya kabiri, icyemezo cya UN General Assembly kugirango kinyuremo hatatowe hadakozwe amatora kiba icyemezo kidafite ikintu kitafite uburemere. Amerika bwa icyemezo gifite uburemere nko gushyiraho ikigega kigombye gutorwa na 2/3 bya General Assembly. Kubera ibyemezo bikomeye bya General Assembly ifata ibyemezo resolution z'ubwoko bubiri. Ubwoko wa mbere ni ibintu bisanzwe bidakomeye bidafite significance, ebyo biranyuramo mu bumvikana ati okay dako bikagenda. Ariko iyo habaye icyemezo gikomeye gifite serious implications kuri ONU, kigomba kwemezwa na 2/3 by'abanyamuryango ba ONU. Apana kuvuga ngo dako bagomba gutora. Amerika yaravuze ati mu buryo bwose muzanye iki kintu cyanyu kandi gisaba gushyiraho ikigega, iki kintu nta bucuje amategeko. Nako Amerika yamukubitaga ati wowe twarakwehanganiye wakinjizemo bwa mbere na Israel, turabizi ko wowe ubwawe oregwa genocide yo muri 1994. ICTI yagukozeho investigation basanze ko wakoze genocide wo crimes against humanity. Twarakwehanganiye, Israel ikanyuzamo akakanu kawe kubera ko nta significance kafite ekomeye. Ariko none ozanye ikintu gikomeye kidusaba gushyira amafaranga. Ni nawe US yamubiye ati ntabwo cyujuje amategeko. Kiriya cyemezo cya ONU cya 2020 ntabwo cyujuje. Urashaka kuvuga ko General Assembly ONU yemeje genocide yakorewe abatutsi bitanyuze mu matora, bitubahirije amategeko yuko bigomba gutorerwa? Yes, murakoresha kwemeza, ariko no ntabari kwemeza. Yakoresheje iyi nyito, ariko none wo muri 2020 iyo resolution nshasha baza kusobanurira abantu. Hari resolution ya mbere Israel yajyanye muri ONU. ONU yakoresheje jambo Tutsi genocide. Kagame amaze kubinyuzamo yasubiyeyo muri 2020 muri 2020 ajyanye n'indi resolution noneho. Ariko iyo resolution yari ifite agatendo yari ifite ko ivuga ko ONU egombye gushyiraho ikigega cy'amafaranga. Kagame yari yinjiye muri business. Yes. None wo US kavuga ati iyo resolution ya 2020 ntabwo yujuje amategeko ya ONU. Yafashwe byagiye mwayitoye mutujuje amategeko mutigute. Icyemezo cyose cyitwa ko ari icyemezo gikomeye, tuvuge kwemeza umunyamuryango, kwerukana umunyamuryango, gushyira ikigega amafaranga no kwanga ibihugu bizatanga amafaranga, ibintu byose byitwa ibyemezo bikomeye muri United Nations General Assembly. Ibyemezo bikomeye bya UN United Nations General Assembly byemezwa hatowe, bikemezwa n'ibihugu 2/3 by'ibihugu bikoze ONU. Ariko noneho iyo ni yo muri 2020 ntabwo yujuje, ntabwo yatowe. Uriyo mudamu wo muri Niger n'uriyo mugabo Faki bakoze lobbying bakabinyuzamo batabitoye uko byanyuzemo na mbere Israel yibizanye. Mwibuke ko na mbere ntawo babitoye, byanyuzemo ati dako nta kibazo.
bamaze muri mu kabiri bazanywe erema yo gushyiraho ikigega nibwo Amerika yakangutse ikavuga ati c'est pas possible kwanza twakwemereye kubiza mu itaka yawe tukareba ku ruhande noneho oyigaruye okomitinga oni gushyiraho amafaranga kandi icyo ni icyemezo kitanyura muri oni UN General Assembly kidatowe muri 2/3 noneho rero awone awari akabazo ariko noneho reka tushubire mu gusobanura kiriye kibazo cha SK ni tegeko yo oni yakoresheje inyito bihinduke tegeko navuze ngo oni n'urwego administratif et politique nabari urwego juridique nabari urwego rw'ubutabera nabari urwego rukora amategeko yewe na UN Security Council resolution zayo yinduka itegeko yewe ntabwo zihinduka binding cyangwa itegeko rya politiki kuri ku bihugu bigize umuryango wa ONU kireka ibyemezo bya ONU UN General Assembly birebana na chapter 7 area y'intambara yo gucuza intambara ku bihugu chapter 7 icyemezo cya chapter 7 cya ONU cyo kihinduka binding politically ku bihugu bigize umuryango diplomatically icyemezo gifashwe na ONU United Nations Security Council muri article muri chapter ya karindwi bihinduka binding politically ku bihugu bigize umuryango kubera iri ngingo ya 27 komeza professor yangu wa ONU kubera ko umuryango wa ONU wagiriyewo kugira ngo habeho umutekano mpuzamahanga yo ONU yo Security Council kandi Security Council bakaya uburenganzira bwo kuzajya ehitamu awo rukomeye ekagenda kuharwanira kugira ngo esubize etuze yo ONU etoye chapter 7 ebyemezo bya chapter 7 ebihugu bigize umuryango wa ONU bigombye gushigikira politically eyo ngingo ariko nanone iyi ngingo ntabe yihinduka itegeko mpuzamahanga ni nayo mpamvu tufite biriye bihugu bihoraho ku kanama k'umutekano kariya kanama k'umutekano gafite ibihugu bihoraho kubera birakomeye iyo wanze kubahiriza igihugu cyawe cyanze kubahiriza ingingo yabo bafashe muri chapter 7 ibihugu bishobora gukoraho kampanye diplomatique bakabana gushyiraho sanctions ariko izo sanctions ntabwo zihinduka amategeko mpuzamahanga ni tool ya politiki y'ibihugu bikomeye kugira ngo bishyire mu bikora politiki yabyo so nanone twongeye tubisubiremo icyemezo ko ubwicanyi X bwitwe jenoside ntabwo gifatwa na ONU ariko nanone bitewe n'uko ibyaha bigize jenoside bikunze bikora muri environment politique akenshi ONU egira ecyo evuga kuri ubu bwicanyi mu buryo bwa resolution ariko mu buryo bwa politiki ariko nanone ntabwo bivuze ko ecyo ONU evuze kuri ubu bwicanyi gihinduka ntabwo gihinduka nakuka kuri ONU oya ONU ishobora gukora nayo ubwayo
icyemezo kindi kivuguruza icyo bafashe bitewe n'ahantu politiki mpuzamahanga yari yageze icyo gihe. Reka mu rwa Rumenya jenoside ya Rumenya ngira ngo ni 1923 ngira ngo abayiwe ya tweet bayitaga ya tweet ya Ruzane umuryango mpuzamahanga baravuze bati kubera ubukungu kubera ko Professor akomeza wakomeza Professor. Okay, bigaragara ko Professor Kambanda agize ikibazo cya tekinike, ikibazo ariko kitumana, ariko aragaruka nanone nta kibazo, turi kumwe nawe aragaruka muri studio. Turi mu kiganiro hamwe na Professor Charles Kambanda, turimo turasobanura, turimo aragerageza kwigisha abanyarwanda no kubasobanurira ku bijyanye n'inyito ya jenoside, uko Kagame yabivuze ugereranyije nuko ONI yabyemeje, General Assembly ya ONI. Professor mwaba mwagarutse kugira ngo mukomereze aho mwari mugeze? Bya ko atari yagaruka, turacyamushaka ariko yes. Okay, wabonetse Professor Charles Kambanda? Yes, mumbabazi sinze impamvu byagize byakitse. Narindi kuvuga iriya point mbabwira ngo icyemezo cya ONI ntabwo ari cyo cyemeza ko ibyaha fulani ni jenoside. Ibyaha fulani bitwa jenoside kubera ko byijuje elema z'icyaha genocide uko kimeze, uko cyanditswe muri convention ya genocide, elema zacyo. Kandi ONI kubera ko ibi byaha bya genocide bikunze gukura muri environment politike, bikorwa n'abantu bakomeye cyane bafite ingufu, bafite na support y'ibihugu bikomeye. Noneho ONI ekunze kubivugaho muri iyo context ya politiki byo ibyaha ubwabyo bikorwamo. Nayo mpamvu tugireza za resolution, ariko za resolution nazo ntabwo zikoraho, zigenda zihinduka uko politiki mpuzamahanga egenda ehinduka. Narindi bwogero niba nabyumvise neza Professor Charles Kambanda, nuvuga ngo ni icyemezo cyemejwe n'inama rusange ya ONI cy'inyito iyo Kagame yashyize ku meza yabo jenoside yakorewe abatutsi, akagisabira amafaranga no kwishyiraho ikigega, bakabyanga, Amerika no kunyuze kagaza ko bitubahirije amategeko. Bishatse kuvuga yuko igihe cyose Kagame yava ku butegetsi ONI ishobora guhindura iyo resolution ikareba irindi zina rishobora kwitwa ibyo bikorwa. Nibyo Professor nuko nyine bigenda, kandi nayo mpamvu dufite iriya rule ya interpretation y'ibyemezo bya ONI. Umuntu wese wize amategeko akayiga serious, lapana bali abasama mu kirere. Ibyemezo bya ONI, yo ONI efashe icyemezo ku kintu X, ekongera gafata icyemezo ku kintu X, icyemezo cya nyuma yafashe nicyo kiba dominant, nicyo kiprevailinga, nicyo gira agaciro. Nkurikije ibyo wasobanuye Professor, ni ukuvuga ngo uribaza yuko Perezida Kagame na FPR bashyize uyu mushinga wo kwemeza inyito ya jenoside yakorewe abatutsi
kubera urukundo bafitiye igihugu cyacu no gushaka ukuri kujyagaragara, cyangwa wibaza yuko harimo n'igikorwa cyo gushaka gushyirirwaho ikigega bakuramo amafaranga nk'uko wari ubivuzeho, wari ubikomojeho? Hari ibintu bibiri, hari ibintu bitatu. Icya mbere harimo guhisha uruhare rwa Kagame muri buriya bwicanyi bwa 1994. Kagame ari kurwana n'ikintu gikomeye cyane. ICTR yakoze investigation n'abantu kabuhariwe, bagasanga ko Kagame n'abantu bamwe bo muri FPR bakoze ubwicanyi bujuje Aremeza za genocide, ibyaha by'intambara na crimes against humanity muri kiriya gihe. Yewe Kara de Pont akanashaka kubashyiraho manda babafate nabo bagende baburanira Arusha. Kaga yahise yirukankira kwa Bush nibo yahagaritse Kara de Pont amubwiye ati oyo Kagame pamukeneye mu karere, mwehorere ntugire kino muvugaho. Kara de Pont ati oya, njyewe sinshobora gutekeka kandi tufite investigation zakozwe neza zigaragaza uruhare rwe, kandi nahawe manda, urukiko rwa Arusha rwahawe manda yo guhana abantu bose bakoze biriya byaha. Kara de Pont Bush ni wamuvanyeho. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, so Kagame anyuzemo ikintu cyitwa genocide, abashoboye kwisha biriya byaha bamurega nawe, kubera ko sasa hivi Kagame biriya byaha bamurega bya genocide, none we ashaka kubita genocide, none we avuga ati ntari gukora genocide gute niba buriyo bwicanyi bwari genocide, njyewe genocide nakoze ni yande. Element yitwaza muri tutsi genocide yuko cyambere hagaritse genocide kuko ngo yarengera. Ikindi ngo n'umututsi n'indi factor yerekana. Noneho icya kabiri, Kagame kwita tutsi genocide bimuha competitive advantage. Ajya hejuru nka umuntu wa mbere ku isi umwe rukumbi wahagaritse genocide y'Abatutsi yakorewe Abatutsi, uko ashaka kubivuga. Bikamuha political mileage. Icyo ni icya kabiri. Cya gatatu, bimuha uruhushya rwo gukora politiki ye mbi yo gunyura uburenganzira batamubaza, kubera icyo gihe we arabakangisha kiriya ati ni njyewe gusa mwareberaga. Noneho cya kane, kandi cyo kiranazu cyane, ni faranga. Kagame biriya bintu abibonamo ifaranga, nayo mpamvu Israel imaze kumunyurizamo kariya kantu ka tutsi genocide muri 2017, yasubiyeyo muri 2020. Urebe ikintu cyo kuba igisambo ukuntu hari bibi cyane. Yasubiyeyo noneho ashaka gukoresha iriya ya 2017 kuyishingiraho, avuga ati noneho hakenewe ikigega. Aho nawe yaswaniye n'Abanyamerika bamubwira ati nabuze amategeko. Narinde kubaha twavuye ku nini, ndi kuba urugero rwiza rw'ukuntu abantu bagombe gutekereza genocide muri ONU, politiki ya ONU. Genocide ya Armenian muri 1927, sinzi uko mbivuga mu Kinyarwanda, 1927. bakoze treaty yari ishyigikiwe na ONU, bavuga bati buryo bw'icyanyi bwa Romania ntabwo dushobora kububaza Turkey, kubera ko Turkiya itabazwa responsibility ya empire basimbuye. Turkiya yasimbuye
empire yitwaga Ottoman Empire. Ottoman Empire towards the end ya World War I niyo yakoze buriya bwicanyi buzuze neza elema za genocide. Ariko UN yakoze ati oya ntabwo dushobora kubaza take ibi byaha byakoze mu buryo bwa treaty. Ariko noneho mwaje kubona uko Turkiya yagiye yagirana ibibazo n'ibihugu batuye cyane Israel. Wabonye ukuntu oni yatangiye noneho kubyita genocide kandi evuga ati ni take egombe kubiryozwa. Mwabonye ejo bundi mu gihe cya Trump byafashe yindi ntera ku buryo na UN Senate ya US na House of Representatives bakoze resolution bavuga bati buryo bwicanyi tugomba kubita genocide. Impamvu babikoze nuko take yari emereye nabi US supporting aba rebels muri what is this aria mu number turimo na Assad wa what ikigo kifamuka Assad Syria yes. Turkey yashyigikiye abantu ba rebels barwanyaga Israel. Yes. Ikabaha ibirwanisho. None wa Amerika ikavuga ati reka none buriya bwicanyi tuwite genocide na none tubaryoze. US Senate yakoze resolution ebyemeza bakibisinya take yahise evugana na Trump ati mwewe reka none utubabwiye iki cyasha mugiye kudusiga n'amafaranga muzadusaba ntaho tuzabivamo mushaka ko tubakorera iki nako intambara yo muri Syria yarangiye cyangwa yagabanutse. Trump iyo mvuga ndabizi nabibonye ndabizi ntabari numvise. Trump kuzana iki kintu cya genocide ya Turkey ya Romania nicyo cyatumye Turkey eva kwizima. Ni ukwereka ko ibintu byose ku bintu bya genocide ibyo ibihugu bikora na oni ibyo ekora bikora muri cadre politique ntabwo hari cadre y'ubutabera necessarily. Ni nayo mpamvu kabone n'ubu UN yashyiraho urukiko mpuzamahanga. Urukiko rwose rushizeho na oni naro rufite ziriya enenge twavuze za resolution za UN ko nta cyemezo cy'urukiko rushizeho na oni gihinduka itegeko kirazira. Nta cyemezo cy'urukiko rwashizeho na oni gihinduka itegeko. Ibyemezo urukiko rwa oni bifata biba bishingiye kuri area politiki yarushizeho ya oni. None se Professor Kambanda ko niba nakwicanye neza ibyemezo bifashwe n'inkiko zashyizweho na oni nk'uriya rwa ICTR nk'uriya rwa CPI cyangwa se ICC kuki mu zindi nkiko bifashisha ibyemezo byazo nka jurisprudence mu gihe reka tugomba gutandika nayo mpamvu nakubwira gaturika tugende bisobanura gahoro gahoro. Ibyemezo bya ziriya nkiko ushobora kubyifashisha muri argument yawe
ariko ntabo bihindu ntabo buri kubira urukiko ngo etegeko niri oburi kuyifatisha kugira ngo urukiko rubusheho kubyumva mu cyongereza tuba bitandukanya ari ikintu cyitwa precedent hari n'ikintu cyitwa persuasive argument. Persuasive nuvuga icyemezo cy'urukiko kiri persuasive nuvuga ngo urukiko ruhabivuze ariko ntabari itegeko. Nyakubahwa ngo mucyamaza nawe ushobora kubyumva bikanagufasha mu gufata icyemezo cyawe. Biratandukanye no kuvuga ngo iryo ni itegeko umucyamaza atashobora kurengaho. So inkiko za oni ibyemezo byazo ntaho bihinduka itegeko. Niyo mpamvu inkiko za oni zemerewe no kuvayura amategeko asanzwe kubera ko ziba zikora politiki ya UN yarusizeho. Reka nk'urugero kirazira mu mategeko ko umuntu yaburanishwa icyaha atakoze. Niyo rukiko rwaburanishije mara za Holocaust uzi ko hari umugabo yaburanishije icyaha cya papa we bakamubwira ati papa wawe twaramubuze ngwino uruburane baramufashe. Mu rukiko rwa Arusha niho habaye ikintu kirazira mu mategeko ko umucamanza yemeza ko icyaha ari kuburanisha cyabaye. Iyo wemeye ko icyaha ari kuburanisha cyarabaye ubu ki urubanza kandi uba uvanyeho ubushinjacyaha mu mategeko ubushinjacyaha busaba kwemeza buri erema y'icyaha burega uburana umuntu uri kuburana. Iyo uvuze ngo icyo cyaha cyo turacyemeza ko cyabaye ubu ubushinjacyaha mugombye kwemeza byararangiye kirazira amategeko. Icyo tuta presumption of a crime. Iyo umucamanza uburanisha urubanza akoze ikosa mu bujurire uregwa ararekuwa nta mananiza akwito. Mu rubanza rwa Kayezu iri kosa ryarabaye umucamanza yemera ibyo Akayezu aregwa bataraburana. Akavuga ati muwe icyo ni kirazira muri criminal law kirazira, ariko muri rubanza rwa Kayezu barabibonye. Muri appeal ubusanzwe biba akwito ungararekuwa, ariko bitewe nuko inkiko zisubona ori ntabari ko zikora zo zirakora uko bazitegeka. Inkiko za oni ni compromise politike. None se mbabare guca mu ijambo icyo nashaka kubaza no kuvuga ngo inkiko zishizeho na oni ibyemezo zifata ntago yoba itegeko nk'uko bivuze. Ushaka kuvuga yuko ibyemezo byafashwe n'urukiko rwashyiriyeho rwitwa ko ngo rwashyiriweho Rwanda rwa Arusha, ibyemezo rwafashe n'imanza rwaciye ni ukuvuga ngo habaye impinduka za politike mu Rwanda n'ibyo byemezo bishobora guteshwa agaciro habaye nk'impamvu yo habayeho kuganira politike yindutse oni egaha urundi rukiko manda yo kuburanisha biriye byaha bitaburanyije bya FPR uwo rukiko rushobora no gufata ibyemezo bitandukanye biri contrary y'ibyo Arusha yafashe. Yewe n'iriya mechanism tubona hari umuntu ngiye wandi iyo rwara ubirimo ntabwo ndi kuburire zina yabimbuye ejo bundi tukiri muri administration ya Trump hamwe ati
ntabwo dushobora gukuraho ruri iriya mechanism twategereje kaga ko azaburanishwa n'iriya mechanism. Nubango So barabunze ni nka mechanism imeze nka nuba nk'ingwe cyangwa intare ibunze itegereje icyo yenda gufata. Nubango kaga baramugera amajanja. Bamugera amajanja nyine. So noneho reka dukomereze kuri iyo ni ingoro yabigezeho yo kuvuga bino urukiko mpuzamahanga rwashyizeho nk'uru rwa Arusha rushobora no kwica amategeko asanzwe ahari ntaguhaye ingero zifatika kirazira mu mategeko ariko byabaye. Ariko nanone n'urukiko ibyemezo urukiko tuvuge urukiko rw'ubujurire rwa Arusha iyo rufashe icyemezo ubundi urukiko ruri hejuru rusumba urundi iyo rufashe icyemezo urukiko ruri hasi rugomba kubifata nk'itegeko. Ntabwo ariko bigenda mu manza mu nkiko ziriya. Mu rubanza X ibimezo bifatiwemo ntabwo biri binding mu rubanza Z ruburanishije n'uru rukiko. Ntabwo ushobora kuvuga ngo kubera ko mwafashe icyemezo X mu rubanza X na hano ngo bihuru kurufata kugira ngo bibe consistent. No, ziriya nkiko ntabwo zisabwa gufata ibyemezo biri consistent. Nayo mpamvu ubona ibyemezo bya Arusha biri inconsistent bikabije cyane. Nk'urugero mu rubanza babagosora bemeje ko nta kimenyetso na kimwe cya planification ya genocide. Burya babawe Kigali giye babesha ngo planification nta bari elema ya genocide. Ariko ni ibintu byo buswa kutamenya politike kutamenya criminal law. Muri criminal law hari ikintu cyitwa legal impossibility. Hari ikintu kigombi hari ibyaha bimwe bisaba ko ikintu X kigombye kuba cyarabaye cyangwa gihari kugira ngo icyaha kibeho. Nk'urugero kugira ngo uregwe icyaha cyo gufata ku ngufu, apana gufasha undi gufata ku ngufu, ariko wowe kuba wa penetrating ugombye kuba uri umugabo kandi ugombye kuba utari ikiremba. Iyo bigaragaye ko uri ikiremba haba havuse legal impossibility. Ni ukuvuga ngo hari condition president yagombye kuba kugira ngo bakurege icyaha cyo gufata ku ngufu. Condition president nuko igihe iki cyaha bavuga ko cyabereye ugombye kuba wakoraga neza nk'umugabo, ugombye kuba igikoresho cyawe cyahagarukaga neza kugira ngo hariho penetration. Yes. Yo ugaragaje ko uri ikiremba haba havuze ikintu cyitwa legal impossibility. Ni ukuvuga ngo ikiri cyaha ntabwo gishobora kuba cyabaye. Umucamanza ararwirukana. Muri umugabo buriya Remiken niwe wakoze philosophy y'icyaha cya genocide. Remiken yarabisobanuye neza. Ntabwo ushobora genocide idafite planification. Abahavuse ikintu cyitwa legal impossibility. Ni ukuvuga ngo umunsi Arusha yemeje ko bagosora ntabwo yakoze planification kandi nta wundi muntu washobora gukora planification hatarimo bagosora. Muri kiriya gihe havuse legal impossibility. Ni ukuvuga ngo n'abantu bose bakatiwe genocide bagombaga gukuraho icyo cyaha kubera legal impossibility. Uzanye iyo element kandi irakomeye na n'umukanya nakurikiranaga ibyo uriya Jean Damascene ukuriye Senerije afata ijambo mu kwibuka kwabaye uyu munsi mu Rwanda. Yavuze ku bintu bya planification. Yavuze ko genocide yabaye planned ngo na leta ya Habyarimana, ngo ubwo FPR yateraga muri 1990 bagafata Abatutsi bari mu gihugu bakabica, ngo cyari ikimenyetso cya mbere cyuko hariho umugambi wari utangiye gushyirwa mu bikorwa wa genocide. Ngo igihe ariko wowe uyu mugabo nawe umuvuga abantu baza amategeko kamuzana yayizehe. Reka manza mvuge element yavuze professor kugira ngo ugire icyo uzivugaho. Yavuze ko
amaradiyo nka radiyo Rwanda na za radiyo zindi mu gihugu n'ibinyamakuru ko byatangiye gukwirakwiza ngo amacakubiri mu gihugu ngo agamije guhembera genocide, ngo iyo ni planification. Yagaragaje ko nanone yuko mu by'ukuri genocide itakubise n'inkuba, yuko yabaye planned, kuko hari ibikorwa byayibanjirije byo kubiba inzangano hagati y'abanyarwanda byari planned. Hakabaho n'amalisiti yagiye yandikwa y'abagomba kwicwa, ariko akaba ayurumva abantu bayabonye nibayanabayeho mu gihe genocide yarimo kuba. Ngo ibyo byose bigaragaza planification. Nabivuga iki professor? Bwana nini tufite ikibazo cy'abantu nk'abo bajana amaseni muvuga. Jana amaseni yaturutse mu bya filozofi mu seminari, yakebiranyiza akagira ngo kwiga masters ngo muri international law, ngo muri international law ngo akandika ngo ku bintu bya rusha genocide. Ntabazi n'amategeko na principles z'amategeko, ntabazizi. Ibintu anakubita gusa yagiye mu bantu badafite umuntu afite ejisho rimwe akajya abantu batagira agahinduka umwami. Ntabwo yize amategeko. Sasa planification yo tuvuze genocide, ikintu cyitwa planification, planning, Rimekini yanabisobanuye neza muri politiki muri filozofi ya genocide mu gitabo cye. Umugabo witwaga Prosper wari umushinjacyaha w'umunyamerika nawe yabisobanuye cyane. Planification ntabwo bivuze ni long term. Ni nabo yo mpamvu bafashe urubanza muri ziye maza za Holocaust gusobanura ukuntu batweninze abaganga, nyuma y'igihe bakaturinga abaganga kuzakora ibi bintu, bakaturinga abubatsi kuzubaka ziya za gas chambers, bakaturinga igihe kirekire. Kuvuga ngo abantu barateye muri 1994 ngo bagafata ibitso, iyo ntabari planning ivugwa muri genocide muri birekano. Uwo mugabo kubera ko atazi n'icyo avuga, aragwira amategeko, agwira ikibazo dufite abantu bagwira amategeko, akagwira akantu kamwe akakaburoka, akumva ko nabwiye umuzukuru wangurube nambuye ntabo uziga amategeko kuri social media. Ugombe kuzira akabuno kawe hasi ukiga ugasoma, apana kugenda ufata uturongo tumwe muri social media ugataruka. No, amategeko ni system iri coherent, ugombe kuba uyizi yose cyangwa ntabyozi. Na kimwe so kuba abantu barateye muri 1994 hakaba abantu bafashwe nk'ibitso, iyo ni ibintu bisanzwe mu ntambara, cyane cyane intambara zifite toni y'amoko. By the way, how naho bashingiye kuri biriya bya bagabo, bavuze ati ibintu bya bagabo yakoze ni ibintu bisanzwe mu ntambara y'umuntu ari muri leta, arafata abantu bamwe akabafunga kubera ko yatewe ibintu bimeze gutyo. Urabyumva? Ibintu by'amaradiyo mpuzamahanga ya bagbo, ibintu by'amaradiyo urabyumva ko byari birimo ibintu. Urabona hari wowe ngira ngo urabyibuka, hari muhabura, hari ziriya za radiyo byose bavugaga ibintu bisa kimwe. Hari none twari tunafite kariya kanyamakuru kacu kiriya gihe, ndavuga kacu twari muri FPR kiriya gihe, kariya kanyamakuru kakimenye kitwa gute, kanyamakuru kari karushe, kari kabi cyane, kitwaga gute kandi twagasomaga. Nibo nayitangira, yes, bagasomaga cyane mu meeting za RPF, kitwaga gute ndakibagiwe, abantu bazakatwibutsa izina rya ririzo. Kariya kanyamakuru karagatsindwa, ibintu kandi kaga ku bahutu, urakibuka ibintu bandikaga umunuko. Radio ile ya nini muhabura ibi yavugaga nayo. So amaradiyo kiriya gihe yabaye radicalized,
birumvikana kandi urabimva context byari yarimo yari yanini so kubifatana nga ngo planification ibintu ntabari byo ikintu twari utegereje ahubwo cyari kugaragaza planification byebura ni biriya byo kugura imipanga bari bavuze ngo Rwanda rwaguze imipanga FPR ngo babigura babinyuza muri Kabuga ariko urabimva ko nejo bundi bamaze gufata Kabuga noneho babinabivanyeho babyihakanye ngo nta mipanga yaguzwe babivanyeho umuntu barega nini Kabuga kandi nicyo bamuregaga cyambere ngo niwe wa planize nini ngo yazanye imipanga yarafite n'imigabane muri RTRM nicyo bararega ibyo bintu noneho urabona ko noneho n'urubanza rwa Kabuga rwabafanye so ibintu bya planification ibintu bya planning muri genocide ntabari ibintu oriyo mu wa nini avuga planning unabasha kumenya icyo planning bivuze muri genocide ugombye kwicara hasi ugasoma philosophy ya y'icyaha cya genocide uko yanditswe na Lamken mu gitabo cye cyangwa ugasoma amabaruwa bagiye bandikana na Prosper ni wari umushinjacyaha wa Amerika ukanasoma amabaruwa Prosper yandikiranye n'abavoka bitwaga abavoka b'Abongereza urabona abavoka b'Abongereza n'abavoka b'Abanyamerika muri zi imanza za Holocaust bageze aho bakagira ubumvikane buke Abanyamerika abavoka b'Abongereza bavuga ati Abanyamerika muratuvangira ati mwebo mwafashe Lemken ntabari umunyamategeko ntabari kuburana izi manza ariko ibyo avuga nibyo mushira mu bikorwa kandi avuga n'ibintu bitabaho nayo mpamvu nakubwiye muri izi manza by the way hari akandi gasasa kabayeho uziko muri imanza za Holocaust bareze abantu icyaha cya genocide kitaranandikwa uziko kizira kuregwa mu cyaha kitari written ariko abantu bari umugabo wabona mu cyaha cya genocide Lemken yatanandika philosophy ya nini kubera Lemken niyo wanditse iyo nini ya genocide ari Faransa na Prosper none Abanyamerika abavoka b'Abongereza bavuga ati Prosper urabona kugira ngo amenye neza Lemken ameze nk'uri umudamu wo muzunkazi wabaga muri Arusha yitwaga uri waguye mu ndege hano muri Amerika yitwaga gute Daruf uramubona ariko umukecuru ari umukecuru yitwaga gute waguye mu ndege hano muri Amerika mu accident y'indege ndamwibuka kandi yari umunyamategeko nawe uzwi yari mu historian ariko yagize uruhare rukomeye cyane mu manza za Arusha ibi yavugaga byahindukaga amategeko hari abantu bashobora kuba barufitemo uruhare biwacu na Kagame yaramukoresheje cyane ku buryo yapfuye bamaze gushwana na Kagame so noneho Lemken yarameze nk'uyu mudamu umukecuru muri izi manza za Holocaust ibi yavugaga byahindukaga itegeko Abongereza bakavuga ati ntutuvangire so muri izo correspondence z'ababaruwa y'Abongereza n'abavoka b'Abanyamerika na Lemken Raphael Lemken niho dusanga bisobanura by'ibyo bintu uyu mugabo adashobora kugera hasi ngo asome amenye na philosophe amenye n'icyaha cya genocide uko kiburanwa n'uko kiteye ntabwo ushobora kumenya icyaha cya genocide ubisomye gusa muri convention ntabwo bishoboka ugomba gusubira inyuma ugasoma biriya za correspondence z'abariya abagabo ibyo bandikaga uko basobanuraga uko bigombye kumera so kugira ngo umenye planning esabwa ugomba gusubira muri ziya za document uyu mugabo muzamubwire azaze muri bibliothèque yanjye ndimuwe ndabifite byose so Professor Mbabare gucya mu ijambo ndagira ngo mbere ko tuva kuri ikibazo cya mbere ari ibintu binjya nkubaze ndagira ngo ugire observation utanga ku mpamvu kucyo wibaza ku rubanza rwa Kabuga Felician aho
bamaze gukuramo icyaha cy'imihoro bamuregaga ko yinjije mu gihugu ku mpamvu zo kwica abatutsi n'icyaha cya RTRM ko afite imigabane nacyo ubisanye nuko jewe ubwanjye uvugana nawe nzi bamwe cyane cyane umusirikare umwe mu barindaga Kagame we yakoresheje mu gusahura imitungo ya Kabuga, uruganda rwe rw'ibyumba rw'ingano, gusahura ibyuma byarwo na stock yari irimo, gusahura gutwara assets kwisubiza assets no kuzigurisha anyuze mu bandi bantu Kagame za Kabuga. Ibintu bivuze iki muri rubanza rwa Kabuga? Urabivuga wiki nurangiza icyo kibazo mbere ko tuva none ku ikibazo none ugira icyo uvuga kuri iriya argument ya Charlotte yo wavuzeho kare y'ibyo yavuze kuri Hutu genocide. Ya urubanza rwa Kabuga ngira ngo naruvuze ko ngira ngo nari mu bantu bambere baruvuzeho bakimufata nabimenye rugikubita twabiganiriyeho narababwiye ati biriya ibintu Kabuga Emana nemuha ubuzima akabaho ntapfe bitararangira Kabuga azatsinda ruyo rubanza. Naravuze ati niba tamujyana Arusha aho abacyamanza bazaba bafite gutinya Kigali kuba kidnappinga, uriyo mugabo azatsinda ruyo rubanza kandi ni icyasha gikomeye kuri leta y'u Rwanda, ni loss ikomeye cyane. Impamvu nashingiyeho nababwiye ati biriya ibintu byose bamurega leta y'u Rwanda yabuze ibimenyetso byabyo mu rubanza rw'abagosora. Mu rubanza rw'abagosora iki kibazo cy'imihoro cyaraje ngo Kabuga yari yizanye ngo bagosora yari yabirimo. Babuze n'ikintu cyitwa invoice byibura, babuzwe n'izina ry'uruganda, babuze nuko ibyo FPR bazanye ni ibintu ngo byanditswe na New Times y'u Rwanda. Bazanye ibintu ngo byanditswe niyo bazanye mu rukiko mu Rwanda bagosora arahari n'abamburaniye barahari, mubabaze muzabaye ibiganiro mu rubanza rw'abagosora. Njyewe narabikurikiye hafi cyane, bazanaga ibintu ngo byanditswe ni Kigali ngo byemeza ko habaye ngo amaliste. Ikibazo cy'amaliste cyaraje nacyo habuze icyo kintu cyitwa amaliste yakozwe nande ryari, kandi yo unabirebye mu Rwanda ntabwo ukeneye n'amaliste kumenya umuntu n'umututsi, right? Kereka noneho uvuze biriya bavuga ngo abavuye hanze bari bafite amaliste y'abantu ngo bashakaga kwica kubera ko bo nabo bari bazi ninde ugombye kwicwa. Njyewe Musenyeri Gahamanyi yarambuye ko yashakishwaga n'abantu ba muri FPR batanamuzi, babaza baje kumutera nako iyo rushaka giye Burundi. Musenyeri Gahamanyi we yabarimbuye. Musenyeri Gahamanyi navuganaga nawe yanashaka ko mu bupadiri icyo gihe nari nkigira mu Rwanda, avuga ati reka ngo ubupadiri ko warangiza na formation uri umwana mwiza cyane. Musenyeri Gahamanyi bamushakaga batanamuzi bavuga gusezina. So kereka uvuze ngo amaliste yakozwe n'abantu bari batazi abanyarwanda, ariko nta kandi urabona hagiyemo n'ikindi kintu cyaba tekinisiye nacyo kiri very important. Mwibuke ko abantu benshi bakoze amarorerwa bari ababoyi, bari abashumba b'inka, bari baje mu duce dutandukanye batatuye bafite amazina y'ibihimbano. Abo ni abantu b'abatekinisiye bo batangiye no gukora ubwicanyi mbere yuko na Habyarimana yicwa. So ibintu by'amaliste babuze ibimenyetso byabo mu rubanza rw'abagosora, kandi uranabibona ko na sense bikora. Hega mu Rwanda umuntu washaka kwica abatutsi abakeneye amaliste mu bantu abanyarwanda babanaga mu Rwanda kweri ubona bishoboka? Na kimwe none ibintu by'imipanga uretse amakabi ya nkuru, umuntu ukeneye kwica abantu bakoresheje imipanga mu Rwanda akeneye no kuzana imipanga, cyane ko hari n'uruganda bakoraga imipanga mu Rwanda.
abanyarwanda 90% bari batunzwe n'ubuhinzi bworozi. So umuhoro, amasuka ni ibintu n'amapiki ni ibintu biri basic ku muhinzi mworozi. Buri wese yabaga nta kimenyetso na kimwe batanze mu rubanza rw'abagosora kigaragaza ko habaye kwinjira kw'imipanga kudasanzwe n'imipanga yinjiraga mu gihugu bisanzwe ku banyarwanda. Ibi byarabuze. So Kabuga bakimufata nababwiye ngo urubanza rwa Kabuga rushobora kuzanika Kagame kurushaho. Niyo niye ya genocide. Kubera sasa hivi cya RTRM yarafite imigabane muri RTRM. Ariko tugomba no kwibaza kiriya gihe iriya radio yatangiye gute? Abantu bayiguzemo imigabane bayiguzemo kubera iki bari basa gute? Ko hari example ya Bazeva Vice President wa FPR nawe afite imigabane. Abantu baguze imigabane muri iriya nini na kimwe no kuntu ibintu by'interahamwe byatangiye. Uretse ko abanyarwanda badashaka kuvuga ku mateka yacyo. Iki kintu cyitwa interahamwe ukuntu cyatangiye, n'umuntu wari innocent yashoboraga kukijyamo muti gute? Iki kintu cyatangiye nka groupe y'abakinnyi b'umupira. Abakinnyi abantu bagendaga kwedagadura bagakina bakavayo mu kibuga bakagenda kwiyakira. Nuko byatangiye. Ibintu by'interahamwe byatangira niyo mpamvu byagiyemo abahutu n'abatutsi bamwe bagiyemo njango barabizi turabizi. So kintu biriye bintu niyo mpamvu dukeneye kubiganiraho serious ibintu abantu bakareba ibintu koko iyo batubwiye no kuntu byabaye birahuye. So ndiyo sinzi ndi gusoma no kuntu ibintu by'interahamwe byatangiye ntabwo nari mbizi. Ariko byatangiye ari ikipe y'abantu bajyaga kwidagadura ku cyumweru bakagenda kwicyaka nyota. N'uwari ukuriye interahamwe yitwaga Kajuga Robert ise yitwaga Pasiteri Kajuga, ndetse bari batuye igahini iwabo bakomokaga igahini. Afite nagiye muri iyo histoire z'aba bantu kubera ko numvise ko muri iki gihe ngo noneho Gajuga ntabakiri ngo ntabari umututsi ngo no muntu simbizi, ariko njyewe sinshaka kujya I verified yari umututsi kandi namubwiwe n'umuntu w'inshuti ise yitwaga yari Pasiteri Kajuga yitwa Kajuga. Afite na murumuna we ukiriho witwa Wycliffe Kajuga. Urumva? So ibyo ibintu by'abanyarwanda ntabwo byoroshye kubera ko buri muntu wabinterpretinga ko abishaka, ariko icyo tudashidikanyaho nuko mu nterahamwe habagamo abatutsi. Byango nejo bundi babiherutse kubivuga ngo hari abatutsi ngo bakatiwe benera hamwe ngo bagombye kurekurwa. I think babasabiraga ko barekurwa sasa. I mean so ibi bintu tufite amateka yacu. Sasa kuri yo element y'intera hamwe z'abatutsi jewe igihe nari igabiro muri 2004 na 2003 niba nibuka, aba imfungwa zazaga mu bintu byo bitaga tije kuza gukora imirimo simbura gifungo. Naganiriye kuko abantu bazaga bari barakatiwe n'inkiko gacaca, abandi barakatiwe n'inkiko zisanzwe, ariko bakora imirimo simbura gifungo bakaza nyine nk'imfungwa gukora akazi ko kubaka gukora ibiki ibintu nk'ibyo. Naganiraga na benshi bakambwira ko rwose bishe ko bari intera hamwe kandi ko ari abatutsi batavangiye. Bo bambwira ko batavangiye, urabibona, bambwira yuko babikoze nkuko wari ubivuze, babikoze bigura, abandi babikoze kuko ngo bari barakoze iyo tamu bari ngo kwihutura, barahinduye ubwoko bw'abo mu ndangamuntu ngo kugira ngo babashe kugira access kuri services zitandukanye, ibintu nk'ibyo. Ibi bintu nayo mpamvu njyewe ndi position yanjye ngira ngo abantu barayizi nawe urayizi. Njyewe nefuza ko ibintu abantu abanyarwanda bazabivugeho openly, noneho bamenye uko byagiye, kubera ko sasa hivi buri muntu cyangwa buri ruhande rufite ibisobanuro byarwo.
nta ruhande rwemera ko rumva urundi kandi dufiteho ibintu biri clear byakozwe muri n'abantu bari objective. Tuvuge abantu ba ICTR bakoze eperereza yuzuye ndarifite amapaje ibihumbi bingahe ndabifite byose bavuga n'ahantu buri hantu hose bakorewe ubwicanyi bakora eperereza ku byaha bya FPR. Ibi bintu biri ubisomye kuvuga ati no ibi bintu tugombye kubishyira ahabona kugira ngo abantu babiganireho. Yes. Dufite ikibazo cy'igihugu kigira amateka buri ruhande ruvuga mu buryo butandukanye kandi ntabwo byatangiye ejo bundi muri 59 amwe muri 94 no muri 59 dufite ibintu bisa neza n'ibyabaye muri 94 muri 59 ubwicanyi bwakozwe abantu benshi bakunze kuvuga ati bakoze n'abahutu gusa ariko ntabari byo. Yeah, sure. Ntabari byo habayeho n'urukiko rwaburanishije abahutu abatutsi n'abatwa rw'ababirigi. Oui. Urukiko rukanakatira abantu kandi ntabwo rwabayemo abanyarwanda ngo niyo ngo babikoze mu nyungu zabo gusa oya nta namwe njya waruburaniyemo n'umwavoka bari ababirigi abantu bakabagatirwa abatutsi n'abahutu ariko noneho iyo bigiye muri nini naguciye mu ijambo professor muri urwo rukiko uvuga rwabaye muri 19 rwaciraga imanza abagize uruhare mu bwicanyi hari abonzi b'abatutsi rwahaye amnesty baje guhabwa amnesty inyuma barakatiwe. Yes. Kandi bakiriho n'uyu munsi. Yeah. Yeah, so dufite ikibazo cy'amateka nta gihugu gishobora gukira ibibazo turi kuvuga turi kubona kifite amateka kitumvikanaho abagituye batumvikanaho ntaho bishoboka. Tukeneye abantu bavuge ibintu ajyeho nka komisiyo nk'iriya ya South Africa icyukumbure fasha abanyarwanda gucyukumbura abantu bamenye ibintu byabaye nuko byagiye ariko ibintu byo gufata group imwe ekavuga histoire ekandika amateka ntabwo bizaduha igihugu twese duhuriyeho ntabwo tuzaraga abana bacu igihugu kimeze gutyo. Yeah, professor najya ngusabe noneho kuko dufite igihe kimwe cyatujyana nagusabaga yuko wavuga ku cyo wari wakomojeho ku byo Charlotte yavuze byo abantu benshi bamwamaganiye urabyumva yahutu genocide ibintu yavuze urabona yavuze ngo nibafata ubutegetsi bazasubira kugira ngo yavuga kugira ngo ikintu cyitwa hutu genocide yakorewe abahutu we akavuga ati tuzasubira muri oni ebanze yemeze buriyo bwicanyi ko ari genocide. Iki kintu yavuze nta gishasha kirimo n'ikintu kivugwa kubera Neria Nisco Charlotte nabari umunyamategeko arumva we Charlotte abivuga muri cadre area yo kuva ko ari oni efite obligation yo kwemeza ubwicanyi ko ari genocide. Ibi bintu kandi tugomba no kubaza kuri nk'abanyamategeko n'abanyamategeko babiwira abantu gutyo. So kuba ibyo Charlotte yavuze njyewe nta kibazo mbibonamo ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Ubwicanyi buba genocide bitewe n'uko bujuje elema za genocide. Noneho nawo shigira ukagenda aramusagiye w'urukiko bakabiburana hari ntawo bivuze ngo buri gihe genocide rebaho hajyaho urukiko ntabwo ariko bimeze. Nambahaye example ya Romania byakoze byose sasa hivi abantu benshi abashakashatsi abanyamategeko benshi baremeza ko buriyo bwicanyi hari genocide.
bunandikwa bunitwa genocide ariko ntabwo wageze ngo ntabari ngo UN ngo igambye kubyemeza no UN ariko nasobanuye impamvu UN kunze gufata ibyemezo ku bintu bimeze kuriya kano no genocide ya Armenia yabifasheho bagiye babifataho nini ariko kugira ngo ibi twabisobanuye so professor kwita ngewe ngewe ntabwo numvikana n'abantu ari nasabye ngo ni inkunguzi no ngewe abo nabibona muri kadro yo bijye muri biriya byo kuvuga abantu bavuge ibintu babivugiye ku mugaragaro kubera ko abantu babona za information bakamenya nawo bebeshe cyangwa abo batumva neza abantu bagasobanura ariko mu gihe cyose ibintu byose bikiri ibanga hakabanga nk'ubu ibintu byinshi tuvuze hano abantu benshi banatinya no kubivuga kuri ku maradiyo baratinya kubera iki abantu batinya tuvuge Madame Charlotte avuge nanjye mvuge nawe uvuge tumvikane wenda tuzakuramo ikintu dushobora gufata twese none se professor hari abanyarwanda bamwe bakubwira bati habaye Hutu genocide kuko bavuga bati oni yamaze kwemeza Tutsi genocide kandi mu by'ukuri bavuga bati urupfu abahutu bapfuye nirwo rupfu abatutsi bapfuye mu gihe cya genocide wowe hano tweretse neza yuko nibyemejwe na oni atari icyemezo ntakuka ari ikintu atari n'itegeko ko nta n'uburenganzira oni mu by'ukuri General Assembly ifite bwo kwemeza ku buryo ntakuka ko inyito genocide iba yemewe ko igomba kuba itegeko bivuze yuko ubu abarimo kuvuga bati habaye Hutu genocide n'abandi bakavuga bati habaye na Tutsi genocide ni ukuvuga ngo bose mu by'ukuri nkurikije ibisobanuro utanze barimo baravuga ibintu bakabishimangira bakabirwanira bakabikurumwa kurajyana undi akurajyaniye ariko bakurura ibintu bikiri mu kirere ni nkaho ariko mbibona ngewe gavuzo kubera ngewe ntabwo ntinya kuvuga position yanjye ngewe ari amahano yabaye mu Rwanda byangora cyane kuyita genocide aho ngewe ndavuga ati namahano kwa kundi Remukani yavumbukanyira ijambo genocide aho ukeneye gushaka irindi jambo Professor buryo bwicanyi genocide genocide yakorewe abatutsi nkuko Amerika n'Ubwongereza nabo batabyemera nkuko nanone babyana kugora kuyita genocide yakorewe abahutu nkuko bamwe bashaka yemerwa gutyo ariko nanone ngombye kubanza gusobanura ku bwicanyi bwakorewe muri Congo ntabwo mbuzi neza uko bwakozwe ariko bwakoze mu Rwanda mbona elema za genocide kubera ubona genocide ifite elema zibiri sabwe ari general intent na specific intent abantu bagiye bebesha ngo iyo habonetse geno kuri genocide ngo geno intent irahagije hagombye kuba specific intent nanone ni nayo mpamvu Remukani yakoze ngewe Remukani ukuntu yanditse filozofe y'icyaha cya genocide yayihaye elema ngira ngo nicyo cyahanze gifite gisaba elema zibiri specific na geno ubu yayihaye geno intent biragoye kwemeza specific intent geno intent yo ushobora kubibona ati abantu barishyuye kubera ko bishwaga kubera ko ari abahutu cyangwa abatutsi ariko genocide ntabwo ari cyo bisaba gusa
abantu kuba bapfuye bazira ubwoko bwabo ntabo bihagije kuba byakwitwa genocide. Ni nayo mpamvu muri Kenya abantu bapfuye bazira kubera ari abaruwo cyangwa abacyukuyu cyangwa abacyukuyu ngira abacyukuyu kikuyu abaruwo n'abacyukuyu. Ariko bari abantu abo bareze genocide kubera ko kuregwa amene kuba abantu bishwe kubera ubwoko bwabo ntabo bihagije kubera icyo kijya kuri general intent. Haracyari specific intent. SK bishwe kubera ubwoko bwabo nanone hagamijwe kubarandura bose cyangwa igice. Aho noneho tuba tugiye muri specific intent. Muri specific intent nta element yobona ya buriya bwicanyi kubwita genocide. Yego hari general intent ushobora kubona, ariko specific intent ntayo ndabona njyewe. Niyo mpamvu njyewe mvuga buriya bwicanyi bwari namarorerwa n'ikintu ndabona na genocide nawo tukurikije uko Remukeni yabishe ntawo biri muri iyo kategori. Wenda tugomba gushaka uko Remukeni yavuze ati buriya bwicanyi bw'Abayahudi ntabo buri muri kategori y'ibyaha dufite kugeza ubu, reka ndibo mpamvu yahimbiye icyaha cyitwa genocide. Ariko nanone njyewe ibintu by'Abahutu n'abantu bishwe bwana James, abantu bishe koko bamwe bazira ubwoko, Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa bamwe bishwe kubera ubwoko bwabo, n'ubu banakicwa kubera ubwoko bwabo. Ndakubwiza ukuri njyewe hari umuntu w'umukirwa twashwanye neza bishe ejo bundi ntaravayo mu Rwanda muri ya genocide byararangiye. Bishe umwana w'umuhungu wakoraga mu rugo rwabo, bakagenda bagafata na mama we na sister we na brother we bakaza bakabica. Byari ejo bundi byararangiye kera ngo kubera ko ari Abahutu. Ngo urabona ko yagiye umuntu w'umukire yagize ikintu cyitwa food poison. Umuganga yamubwiye, ntabundi bumuvuge izina kubera warahari, yamubwiye ati iyo ni food poison. Ariko none umuhungu wamukoreraga yari yo Muhutu. Yo wamutekeraga bamwishe umuhungu bo kumva mu buswa bwabo kumva ngo food poison bivuze ngo kukuba uburozi. No, food poison ishobora kubaho batakwaye n'uburozi kubera food gusa wariye na reaction yo mu rubuto yo mu nda yawe. You know, bamaze kumwica umuhungu bagiye gufata na famiye ngo Abahutu kuva na kera ziri nyana zemba barabishe bakabamara famiye. You know, barishe kubera ubwoko bwabo. Is it genocide? So nukuvuga ngo birumvikana professor, birumvikana ndakeka mu context y'amategeko niyo mvuga, kuko abantu bishobora kubwira ngo kuba barakagindanga muntu ku road block bakareba ko bakaverifya ko umuntu ari umututsi batijya hariya bakamwica bati iyo ni genocide. Nanone kuba bamwe mu Bahutu bagiye batoranywa hirya no hino mu makambi mu gihugu imbere, batoranywa n'abakomando ba RPA, bagatoranywa bagakonfaminga ko bagiye kwica Abahutu, abandi bakavuga bati natwe iyo ni genocide. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyitwa specific sinzi terminology wakoresheje y'amategeko, general intent. Sasa specific ni ikibazo kubera ko sasa hivi tugombye kwelimina izindi impamvu kereka kubarandura. Kereka kubarandura mu gihe tusanze hari izindi impamvu kuba bishwe kubera ubwoko bwabo. Okay, ariko none ugasanga ko hari n'izindi impamvu zatumye abantu bica abandi cyangwa bicwa. Icyo gihe tuba turangiye kunegatinga specific intent.
ntabwo ndi hano kwiga specific intent nayigisha mu mashuri ariko nayo ni concept ndende era nagora abanyeshuri ntabwo bakunze kubyumva bo babyumva ko nko ari motif ariko ntaba ari ibyatwazanye so muri nibyo abantu bishwe bazira ubwoko bwabo ariko nanone hari abishwe ntubo babeshyaga bavuga ati ari abahutu babicya kubera amasambu kubera inzangano zisanzwe kubera imitungo yabo hari no kwishimisha barimo kubera mu magereza bahimbiwe imitungo ibyaha na ibuka igashaka cooked witnesses ikaba fabricatinga ikaba manufacturinga abahutu benshi bakaba uyu munsi barimo kubera mu buroko baregwa genocide ariko abatutsi benshi babashinje bazi yuko babashinje ibintu bitabayeho kubera ko abantu bamwe babaga bashaka imitungo yabo ibintu birazwi biri kuri kode ariko icyo nshaka kuvuga hano wenda kugira ngo tuve kuri ikibazo tujye ku kindi kuko hari izindi ngingo kandi ndabona warabambwiye ko umwanya ari mutoya mufite nagira ngo tuve kuri ikibazo tujye ku bindi bibazo niba unyemereye ya wenda tutaza reka mbaze ngusummarize iki kibazo yego biragoye kwemeza cyangwa kumvisha umuntu watakaje abe wafushije abe baje kumutera bamuhora kubera ubuhutu cyangwa ubututsi ukamumvisha ko iyo atari genocide aho ntabashaka kukumva urabumva ibi bintu byo biragoye kubera ko hari kuri level ya emotions hari no kuri level y'amategeko ari nayo mpamvu mvuye ati buriyo bwicanyi ngewe mbona mu mategeko nta characterization dufite ebukwiye aho umwana yagendaga akica papa we amuhora ngo kubera wende imitungo kubera ko ariyo mututsi kurushaho kuva kwa papa babo cyangwa kubera ko ariyo mutu kurushaho kuva kwa papa ibintu bimeze gutyo so turacyakeneye nayo mpamvu mvuga ngo dukeneye dialogue eri open abantu bavuge ibitekerezo byabo wenda tuzakuramo ikintu kizima ariko kugeza ubu unfortunately ibintu byahindutse agatogo ibintu byahindutse emotions ibintu byahindutse ibintu byo kunguka kubona amafaranga kubona imitungo n'ubu hari abantu batunzwe na tutsi genocide hari abantu batunzwe n'iyo tutsi genocide nani kuvura iyo mugabo mudamu ngo mukagasana nibyo atunzwe nta kintu wakora cyane abayeho kubera ibyo biramutunze sasa yavuga iki kiri objective kuri iyo deba ibyo avuga byose abifitemo inyungu ziri personal ashaka kubivanamo so dukeneye level yo kuvugiramo ibi bintu abantu bavuga ibi bintu wenda tugire kuri consensus tuvuga ati uko Lemken yashizeho iri jambo yitwa genocide n'icyaha agakishiraho akanashikorera itegeko Lemken n'abanyarwanda dushobora gushyiraho icyaha cyitwa fulani tukanagikora itegeko rikanahinduka itegeko mpuzamahanga ariko ngewe muko mbibona kubita genocide y'abatutsi cyangwa genocide y'abahutu ndacyaburamo elema scientifique kuri kubera ko standard za genocide ziri both geno na specific kuri geno hari ibintu ushobora kubona ariko kuri specific intent ntacyo wabona nayo mpamvu biri kutugora n'ibihugu byose birabigora ariko noneho urugombe no kumenya ko ijambo genocide ni ikintu sasa hivi kifite na contention ya politiki hari genocide kubegura amategeko hari na genocide kubegura politiki okay so tukunze kuvuga genocide kubegura politiki tukibagirwa ko turi kuvuga genocide nanone mu mategeko urakoze Professor Charles Kambanda mu ijambo Kagame yafashe ku rwibutso uyu munsi afungura ku mugaragaro kwibuka ku nshuro 27 abanyarwanda benshi banemeza ko
atarakwiye kuba ari we uba ufatiye mbere kujya gutangiza kwibuka kuko bemeza ko jenoside itari kuba yatarasa indege ya Perezida Habyarimana. Wenda tubishyire ku ruhande. Yakomoje ku nkiko z'amahanga zimunenga kuba afata abantu bavuye muri ibyo bihugu by'amahanga ndetse zikaba zinamukangisha ngo ibyemezo by'ubukungu ngo kuko afata abantu ngo binyuranyije n'amategeko. Nuvuga ngo yavuze ati amahanga akita cyane ku buryo bwakoreshejwe kugira ngo umuntu agere hano, ariko ntiyite ku buremere bw'ibyaha umuntu yakoreye igihugu cyacu. Ibyo ngibyo Kagame yabivuze mu Cyongereza. Atanga ingero ebyiri ngira ngo ngusabe uvugeho mu gusoza. Yatanze urugero rw'umuntu atavuze mu izina nyine wagejejwe mu Rwanda ngo amahanga akaba yarahagurukiye kumubaza uburyo yageze mu Rwanda, ariko ntiyite ku buryo ku byaha uwo muntu yakoreye u Rwanda. Urumva uwo yashaka kuvuga genaketse ko ari Rusesabagina. Ikindi aravuga ati nubwo wazigira intare ishobora guhora ibaza intama impamvu yaje kunywa amazi atari Abagina oyavuga ngo kuki amahanga atareba ibyaha yakoze. Amahanga tufite amategeko anyurwamo, tufite inzira zinyurwamo iyo muntu ari mu gihugu X ashakishwa n'igihugu Z. Muzana ibyo mumurega mu gihugu arimo, igihugu kikakora process yacyo kikemeza neba ibyaha ko kari byo kikamutanga cyangwa kikavuga ati oya kikamuhorera. Ibi bihugu tuvuga na Amerika no mu Bubiligi, ibyaha byose barega Rusesabagina babizanyemo hano. Amerika yasanze nta cyaha na kimwe Rusesabagina aregwa, byose ari takataka. None wowe orenzeho ugiye uramutsimbukanye uramukidnappinze ngo kubera ko ukoresha ko ufite igihugu uyoboye, ukumva ko wowe utari inkuru ngo bagombe gushyigikira. No, ibihugu birakubwira ngo ibi byaho uvuga twarabirebye deja, byanyuze mu bushinjacyaha no bugenzacyaha, abo mu bugenzacyaha no bushinjacyaha wigenga, bagasanga ko nta cyaha na kimwe yakoze. Wari kubinyuzwa muri extradition, warabigerageje biharakunaniye, ogiye none wo kumukidnapping. Iki ni icyaha mpuzamahanga. Kagame aho bubabajwe n'abamushyigikiye bazafatwa babazwe ibi byaha, kandi ntabwo bizatinda ukurikije ukuntu ibintu biri kugenda. Kagame n'abantu bamushyigikiye bazafatwa bazabazwa ibi byaha byose. Gusa urebye imvugo ye iragaragaza yuko yavuze ko ikibazo cy'uwo muntu wafashwe avuye mu mahanga ko kiri mu nkiko z'u Rwanda, ko ahubwo bakwiye kureba uburemere bw'ibyo yakoze kurusha kureba uko yaje, ngo kuko uko yaje byo bazabivugana. Kandi arongeraho yuko ngo gufata, yatanze urugero rw'intare n'intama. We yigize intama, intare yigira ibihugu bikomeye ngo bibuza intama kunywa amazi, ngo kunywa ku mazi yazo y'intare. Urabibona avuga mbese context yo kurya ku misoro y'abaturage b'ibihugu bikize, niko nibaje ashaka kuvuga. Ashaka kugaragaza yuko mbese anasubira inyuma avuga yuko nyine ngo bitwaza ngo ibibazo by'ubukungu. Urabibona ngo kugira ngo batubwire ibyo bifuza kumva n'ibyo bifuza, ngo kuko ngo babona ngo uwo muntu ngo yari ngo kuzatuma u Rwanda ruba civilized ngo kurusha uko ruri. Urabibona, je nabonye yuko Kagame ashobora kuba ari mu bibazo. Professor Charles, gusa aho babikurikirana hafi muzabibona, nawe azabibona vuba. Amazi ntabakiri yayandi, agombe kumenya kandi azishyuza kandi bishobora kumuviramo no kuvanwa ku butegetsi. Rigiye mu cyenge aho bigeze, rigiye mu cyenge kukomanga ku muryango wa Kagame, kandi yashobora kuzaba vuba.
Professor, Yes. hari akabazo kamwe kanyuma kucyo Kagame yavuze ngira ngo ugira icyo kivugaho. Hari raporo iherutse gusohoka y'aba historians b'Abafaransa igaragaza yuko nta ruhare Ubufaransa bwagize muri genocide mu buryo bwa complicity nkuko nka complice nkuko Kigali yabivugaga, yanifuza ko ariko byagenda nkuko imaze yinabivuga. Yanagaragaje ko ingabo z'Abafaransa zaje muri operation Turquoise zakoze humanitarian operation, zarokoye abantu, zarokoye ubuzima bw'Abatutsi n'Abahutu, yuko nta byaha bakoze nkuko Kigali ibibavugaho byo mu bisesero. Ibyo nabyo baje kubivuga, ariko noneho Kagame avuga yuko nkuko bamwe mu bameze nk'abalobbyist ba Kagame ko barimo kubivuga bashingiye kuri raporo, baravuga bati na Kagame ubwe yabisubiyemo uyu munsi ngo leta ya perezida w'Ubufaransa w'icyo gihe François Mitterrand ngo yafashaga leta ya Habyarimana ngo izi neza yuko ngo arimo gutegura genocide. Hano nagira ngo ugire ikintu wumvamo gake na nakwibutsa, nuko muri raporo bagaragaza neza ko Mitterrand ari we waforsinze Habyarimana kubera amasezerano bafitanye n'u Rwanda yo gufashanya mu bya gisirikare guhera mu mwaka wa 1970 muri 70s. Ashira pressure kweta Habyarimana, amubwira ko agomba guhagarika intambara akumvikana n'inyeshyamba za RPF. Hanyuma Habyarimana yaje kubyemera na tegeko ko agomba gufunga urubuga rwa politike, akaba multipartism yarabikoze muri 91 92. Hanyuma noneho amazana ajya imbere, Habyarimana aza kuyasinya, anasinya Ubufaransa bwahise bunagarika inkunga yose bwateraga u Rwanda ya gisirikare, kuko byari bimaze kuba ari kunazi yuko ari abavandimwe barwanaga. Bivuze ko uyu François Mitterrand mu by'ukuri yashakaga ko intambara ikomeza, kuko yabonaga yuko icyerekezo cy'intambara imeneka ry'amaraso y'Abahutu n'Abatutsi. Bivuze ko kuimpozinga Habyarimana imishyano no gusinya amasezerano byari mu context yo kugira ngo ho kuba genocide, ho kuba ubwicanyi ndengakamere, ho kuba tragedy yageze ku 1994. Urumva Kagame wishe ayo masezerano iyo Mitterrand yafosinze Habyarimana gukora, akarasa indege ya Habyarimana, kuko ibyo kurasa indege ya Habyarimana agenda bizi ko yarashwe na Kagame, ntawe mbibaza ngo abimbwire. Urumva Kagame yarakwiye gufata ijambo uyu munsi ku 27 akavuga ngo akarega President François Mitterrand yuko yafashije leta ya Habyarimana azi neza ko ngo irimo gutegura genocide. Ari mu position nziza yo kubanenga François Mitterrand really. Sasa Kagame nta sona agira, turumvikana? Muranyumva? Kagame nta sona agira. Omuntu oregwa n'urukiko mpuzamahanga genocide war crimes na crimes genocide war crimes and crimes against humanity ibyabaye muri 1994 akurahe moral authority yo kugira cyo avuga ku buriya bwicanyi. Umuntu bakoze iperereza, abantu bigenga bagakora iperereza bakagusanga ko ari wowe oregwa genocide ya 1994, oregwa war crimes against humanity, okurahe moral basis yo kuvuga kubiriya byo wicanyi. Omuntu wicyaba uko Abatutsi kugiza n'ubu ukabica nabo wabeshe ngo nabakika cyumu ukabakimbagura. Niba ushobora kubakimbagura sasa hivi ufite ubutegetsi, wakimbaguye bangaye muri 1994, Kagame afite ye moral authority yo kuvuga ku mahano yo mu Rwanda, kandi we ubwe yarayakoze ayabazwa n'abantu bigenga kandi bari credible. None kuri mental kimwe Kagame ntabafite moral authority yo kugira cyabazo kuri wicaye, cyane cyane ko ari we wananze ko Kagame
yanze ko batabara abanyarwanda muri 94 mu kwezi kwa kane. Mu kwezi kwa kane s'il Kagame yandise ababwira ngo nta bwicanyi bukiri mu Rwanda ngahantu hose baraha controllinga. Baruwa Gahima yandise hano yandikira Kagame muzari ya Kagame na FPR bandikiye amahanga mu kwezi kwa kane bavuga ati nta bwicanyi bukiri mu Rwanda bwararangiye bwose twakontrolinga igihugu cyose nta muntu dushaka kuza kugiye cyafasha kubera ko twarangije ibintu byose tubifite a control. Kandi na mbere y'intamba yo bwicanyi abantu bitwa ngo ntera hamwe iyo groupe y'intera hamwe yanditse baruwa nayo inatanga amafaranga ku bantu babafasha kumenya za information ku bantu biyitira izina ryabo bakambara uko bambara bakagenda bagakimbagura abantu. Iyo baruwa nayo irahari. Kandi nyuma yo bwicanyi abantu muri FPR arimo na Rutaremara bakaza bakavuga twari dufite abatekinisiye bagiye yo mbere. Abatekinisiye ntababwire ibyo bakoraga ariko iyo bakoraga ubishyize muri context unareba iri baruwa y'intera hamwe bandise mbere yo bwicanyi bavuga bati ari abantu biyitira izina ryacyo, hari abantu bambara imyenda yacyo, hari abantu bakora ibi bakagenda bakica abaturage. Tuyatanze amafaranga kuri general public uwadufasha kubafata tuzamuhaye amafaranga. None umaze kukimbagura abantu none murivuga muri kubita mu gatuza ngo mwari mufitemo abantu banyu bakoraga akazi. Ako kazi bagakora hehe? Bakoraga iki? Si babandi bavugwa. None wo bigahura neza n'ibyo urukiko rwarusha investigators ubugenzacyaha bwarusha investigation bakoze bigahura neza n'iyo bintu inamwe zavuze mu baruwa bandise bigahura neza namwe uri mwandise bigahura neza n'iyo muvuga. Ubu sasa Kagame afite moral authority yo kuvuga ibi bintu bya genocide ayikuye umugizi wa nabi kabombo ugombe kuba yaburanishijwe azi neza impamvu ataburanishijwe muri abiri byaha ne kubera ko Bush yamutabaye. So ibintu byose ariko nshaka kugaruka kuri iriya report yaba nini y'Abafaransa numvise ejo bundi yaba historian numvise ejo bundi no kuri radio Rwanda hari ababivuga ngo ni ibintu ngo bakoze ibintu byiza cyane ngo ni nta kintu na kimwe basubiye muri United Nations Charter. Ubufaransa ni igihugu gikomeye kandi igihugu cyari no kuri Security Council kandi gishinzwe Afrika. Burya hari ibintu abantu batakunze kumenya muri United Nations Security Council Ubufaransa nibo bushinzwe Afrika kumwihariko. Nibo buragira Afrika. Ahanene icyo bavuze kuri Afrika ibindi bihugu bita kireka iyo habaye kutumvikana directly ariko ubundi Ubufaransa bufite ijambo kuri Afrika muri mu kanama gashinzwe umutekano ku isi. So Ubufaransa bukavuga uti ntabo twakoze ibyo twagombaga gukora. N'ibihugu bikuze nk'igihugu gishinzwe Afrika twagombaga gukumira aya macyakube kugira ngo atavamo aya mahano. N'igihugu gikuze twagomba kubimenya bitaraba tukashiraho mechanism yo gukemura ibintu byadusha muri United Nations Charter. Muri make barakoreye resume ya UN Charter ariko bakavuga ati nta ruhare rw'icyaha dufite muri biriye bintu. Kandi iyo ni Kagame niyo ashaka Abafaransa ashaka ko ngo hagaragara uruhare rwabo kubera rw'amategeko noneho mu bufatanyacyaha noneho Ubufaransa bumuhe cash. Kagame ari kureba cash ari kureba faranga ni gafaranga aho bagomba kumwita gafaranga. Yes. So kaga ntababajwe n'ibintu byabaye mu ari genocide. Ikibazo ni cash ya Kagame we yirebera cash
nayo mpamvu naba yabeshe ngo baranga babashika 10 harabacimbagura nyine harabacimbagura kubera iki ntacyo bimuwiye Kagame we kandi nawe yabikoze aranabizi hazo uruhare rwe muri buriya bwicanyi hazo neze byo yakoze so ibintu Kagame avuga bihuye neza amene biro bavuga muri raporo ngo raporo ngo none ngo abafaransa bemeye uruhare rwabo uruhare mushaka ko bemera ko bakoze ibyaha bo baravuga bati nk'igihugu gikomeye twagombaga kureba ibi bintu tukabireba mbere kugira ngo bitajya mu maraso ameze kuriya twagombaga kubipreventinga muri mechanism dushinzwe nka igihugu gikomeye ku isi niyo bavuga kandi ubufaransa bufite no mwihariko kuri histoire y'u Rwanda ariko nta bavuga ngo bakoze icyaha cyaje cyose u Rwanda rubarega ibyaha ubufaransa barabuye ati nta cyaha twakoze so ibintu ngira ngo nyine Kagame abantu ba Kagame barabivuga kugira ngo beyoroshe kugira ngo bumve ko nuko amorale bikwire mu isoni no kwerekana ko banyuzwe manuma. Yes, ariko ecyo nababwira ko umunsi wawo wo kuburanishwa uri kwegera bazaburanishwa biri ibyaha eriya mekanizme ezakomeza kandi bazayiburaniramo. Urakoze cyane Professor. Nuko badafite ibihugu bazahungiramo bazabafata bababuranisha. Urakoze Professor kwadoya akakanya nagiye ngo iminota ibiri gusa kugira ngo udufashe gusoza iki kiganiro cy'uyu munsi. Urakoze cyane. No kwisabira abanyarwanda bari gushorwa muri ibi bintu bya bya Kagame bamenye ko igihe cya Kagame kigenda kirangira kandi ko Kagame n'abantu bakorana muri ibi byaha bazabiryozwa kandi ikiza nuko nta gihugu bazahungiramo barabakurikira baryambiye amazanza bagombye kwitonda bagaha abanyarwanda ituze. Ikindi nsaba abantu bari hafi ya Kagame bitandukanye na Kagame sino Kagame abanyarwanda bevumbura bakamuvanaho ku ngufu abantu bose bari hafi ya Kagame bakorana mu byaha bose bazabazwa bazafungwa cyangwa bicwa. Tubirabizo kuno ubuyobozi buhindura amaboko mu Rwanda turabizi ukuntu bihinduka bihindukira mu maraso mu gufungwa mu kurenganwa. So Kagame bagomba kumenya kandi bo bazaba babarenganya n'ibyaha bakora n'ibyaha mpuzamahanga. So betegure igihe cyabo kiri hafi kugira ariko se bazishima ko babafata bakabafunga cyangwa bakabica bizabashimisha. So bagombye guhitamo bakitandukanya na Kagame byebura bakabuye abanyarwanda ati tumvikane none umuze tuganire tusabe n'imbabazi niba hari icyo mutubabariramo dukomeze ubuzima bw'igihugu. Ariko ibintu barimo byanze bikunze na boss wabo arabizi ko igihe cyamushiranye kandi ntabo biri kure. Mbesabye gutandukana na Kagame. Murakoze. Murakoze cyane Professor Charles Kambanda kandi mwakoze namwe guhitamo gukurikirana ikiganiro cyacu uyu munsi. Tukaba tubasabye kugira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye muba abambere kubona ibiganiro byose bishya tuba twabateguriye. Murakoze mugire umunsi mwiza.